Reka dukomeze twihanganishe abakunzi, abavandimwe ndetse n'umuryango wose muri rusange. Nk'uko mubibona rero, uyu ni umubiri wa nyakwigendera wageze mu rugo mu kanya kashize, nibwo bashoboye kuwukura ku Kibuye, noneho bawujyana i Nyamasheke. Nk'uko muri kubibona rero, abaturage baje gutabara ari abaturutse i Kigali n'ab'i Nyamasheke, umuryango, abakinnyi b'amafilime bose baje gutabara. Murabona ko abantu bashoboye kwitabira, cyane cyane ko yari yasabye ko imihango ye yose yakorerwa mu rugo kwa musaza we. Ahangaha ni kwa musaza we, niho bagejeje umurambo bawukuye mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibuye. Abantu rero bakomeze bagire kwihangana, ariko nanone nibuze abakinnyi b'amafilime bashoboye kugaragaza urukundo rwo gutabara umuvandimwe, rwo kujya kumuherekeza ndetse no gutanga ubufasha. Nk'uko mubibona n'abanyamakuru rero ni benshi, nabo bagerageje kwitabira cyane kugira ngo babashe kugeza abanyarwanda ibiri kubera hariya i Nyamasheke. Urwo ni urubyiruko, hashoboye kuhabonamo Ndimbati nawe yahageze, ndetse anafasha umuryango, akora igikorwa gikomeye. N'abandi bakinnyi b'amafilime bose murababona ahangaha bari mu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera. Mu by'ukuri byari bidasanzwe kuko abenshi bari bafite ikiniga, bari bafite agahinda, umubabaro wabashenguye, batigendere aheza ni mu ijuru. Nk'uko mubibona abakecuru batambuka barambura amaboko yabo bavuga ati muvandimwe igendere, kuko mu isi siho iwacu. Cyane cyane ko ariko Bibiliya ibivuga. Bibiliya iravuga ngo mu isi siho iwacu, iwacu ni mu ijuru. Hari gakondo y'abizera, isi wayirirwamo ariko ntabwo wayiraramo. Ushobora kuyiraramo ariko ntuyirirwemo. Nk'uko tubibonye, ndagira ngo urabizi ko yari umuntu ukomeye. Nimvuga gukomera mu buryo bw'umubiri, ntabwo yarananiwe, ntabwo yarabayeho nabi, ntiyari afite umunaniro w'umubiri, ntiyari afite kunanuka, yari ameze neza nk'uko nawe umeze neza. Ariko urupfu ntabwo rureba ibyo, urupfu ntabwo rureba ibyo ngibyo, urupfu ntabwo rwigeze rumutinya habe na gatoya. Niwitegereza uraza kubona ko hari abantu bakuru, abo twita ko basheshe akanguhe, kandi nabo bakomeza kuvuga bati nyamuneka isi muyigendeho neza, kuko ntawe uyikandagira, ntawe uyibyinanga uko yiboneye. Niyo mpamvu ukwiye kwitekerezaho, ukamenya ibyo ukwiye gukora, ukamenya imirimo yawe, ukamenya ibikureba, ukamenya uko ukwiye kwiyuzuza n'Imana, ukanga icyaha n'igisa nacyo, ukiyuzuza n'Imana. Kuko abasore b'imigenda bari kugenda, abakobwa nuko, abagabo, abagore, abantu b'ingeri zitandukanye bakagenda bakenyuka. Ariko ikibabaje nuko uyu munsi ntabwo abantu babimenya, kugira ngo bahindure imyitwarire, kugira ngo bahindure imyitwarire, imivugire, imimerere, imikorere. Ni byiza ko hari ibyo ukwiye guhindura kugira ngo ushimwe n'Imana ndetse n'abantu. Nibyo koko, kora ibyiza nawe uzemerwa, kuko Bibiliya niko ibivuga. Bibiliya iravuga ngo nidukora ibyiza natwe tuzemerwa. Uyu muvandimwe arangije igihe cye, arangije igihe cye Imana yari yaramuhaye cyo kubaho, ariko nanone
usigaye ntabwo azi igihe asigaje, azi icyo amaze ariko igihe asigaje ntabwo akizi. Tube maso rero kuko tutazi umunsi igihe Yesu azazira kutujyana.